Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho kano kanya tugiye guhera mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka Rulindo ku nkuru ifite umutwe ugira uti Rulindo umugabo w'imyaka 33 yataye muri yombi azira gutoteza uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Ni mu karere ka Rulindo mu murenge wa Murambi mu kagari ka Mvuzo mudugudu wa Munyinya haravugwa inkuru y'umugabo witwa Nteziryayo Jean Claude uzwi ku izina rya Sokarate w'imyaka 33 y'amavuko ukekwaho kubwira uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi amagambo mabi. Amakuru agera kuri Bwiza avuga ko byabaye kuwa gatanu tariki ya 6 Ukuboza 2024 ngo nibwo uyu Nteziryayo Jean Claude yasanze Mukamutara Domitira muri santere y'ubucuruzi ya Budakiranya aho yari arimo acururiza imineke agatangira kumubwira amagambo arimo ingengabitekerezo ya jenoside. Nteziryayo yabwiye Domitira ati kwa Kaniri umubyeyi wa Domitira hapfuye abatutsi bazima hasigara ibishushungwe. Domitira nyuma yo kubwirwa ayo magambo yatanze amakuru Jean Claude ahita atabwa muri yombi ajyanwa kuri sitasiyo ya RIB ya Murambi. Ntabwo bikwiye cyane ko muri ino myaka rwose hari abantu bagifite ingengabitekerezo nk'izi ngizi bajye bahanwa rwose bakanirwe urubakwiye mu by'ukuri. Reka twikomereze n'amakuru yacu tujye kuri no nkuru igira iti Gatsibo umusore yari ikinini cy'imbeba ahita apfa. Umusore witwa Patrick Ishimwe ukomoka mu murenge wa Remera akagari ka Bushobora mu mudugudu wa Rwagitima ho ni mu karere ka Gatsibo haravugwa ko mu mpera z'icyumweru yahuje ikinini cy'imbeba bikamuviramo urupfu. Abaturage baganiriye n'itangazamakuru bavuze ko uyu musore yagiye kugura umuti wica imbeba avuga ko zamuzengereje hanyuma ahaza gutungurwa no kumva ko yapfuye bishoboka ko urupfu rwe rufitanye isano n'uwo muti wica imbeba yari yaguze bakanamwigisha uko ari bukoreshe. Wabonye uyu musore wapfuye agura ikinini cy'imbeba yatangaje ko ikinini yakiguze amafaranga 200 y'u Rwanda. Hari abavuga ko kwiyahura bishobora kuba byaratewe n'amakimbirane yo mu muryango kuko uyu musore yari afite umugore bamaranye igihe gito ariko ngo bahoraga mu makimbirane aho umugore yashinjaga umugabo we kumutwarira amafaranga yagujije. Abaturanyi be bemeza ko uyu musore wiyahuye yashinjwaga n'umugore we kumutwarira amafaranga agera ku bihumbi 30. Ni nyuma y'uko umugore yari yarahawe na mama we amafaranga hanyuma yabyuka akayabura ubwo akavuga ko ari umugabo we wayibye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Remera Urujeni Konsore yemeje ko bamenye aya makuru y'urupfu rw'uyu musore rwaturutse ku bibazo yari afitanye n'umugore we babanaga mu buryo butemewe n'amategeko. Yaboneyeho gusaba abaturage kwirinda amakimbirane mu miryango ndetse n'uwakoreye undi amakosa akamusaba imbabazi. Nyakwigendera akimara kunywa ikinini cy'imbeba yahise ajyanwa mu bitaro bya Kiziguro ari naho yaje gusiga ubuzima. Inkuru ibabaje cyane ni inkuru y'akamaramaza mu by'ukuri ni inkuru itangaje pe. Reka tunyarukire mu karere ka Rwamagana kuri no nkuru ifite umutwe ugira uti umuturage ushinja abanyerondo kumuvuna igufa arasaba kurenganurwa. Umugabo witwa Iriboneye Didas ufite imyaka 47 utuye mu mudugudu wa Kabindi akagari ka Rweri umurenge wa Gahengeri mu karere ka Rwamagana arasaba ubutabera avuga ko muri Nzeri yakubiswe n'abanyerondo bakamuvuna igufa ariko bakaba baridegembya. Iriboneye avuga ko abanyerondo bagiye iwe mu ijoro baramubyutsa bashaka kumujyana mu murenge wa Gahengeri ku murenge wa Gahengeri ariko yanze kujyanwa ku murenge umwe muri bo muvuna igufa. Yagize ati abanyerondo barangije baraza bavuga ko bashaka kunjyana ku murenge ndababwira ngo muranjyana gukora iki, barambwira ngo abana baduhamagaye ngo urimo urabaraza hanze
ndababwira ngo none ko bari mu nzu baryamye, nka se ngo nsubire mu rugo, nka se ngo nsubire mu rugo, umunyerondo ankubita umutego anikubita hasi ndavunika. Iriboneye avuga ko yagiye kwivuza bagasanga yaravunitse igufa ndetse ahabwa n'inyunganirangingo ku buryo amaze gukoresha amafaranga y'u Rwanda angana na miliyoni n'igice yivuza. Akomeza avuga ko nubwo yatanze ikirego kuri sitasiyo ya RIB ya Nzige, ubu abanyerondo ashinja kumukubita bakidegembya, akavuga ko yifuza guhabwa ubutabera abo banyerondo bagakurikiranwa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahengeri John Bosco Byaruhanga yabwiye BTN TV ko uwo muturage ikibazo cye ubuyobozi bwamusabye kukigeza kuri RIB. Yagize ati twahise tumugira inama yo kujya kuri RIB agatanga icyo kirego, ibindi biri mu maboko y'ubugenzacyaha, ibyo tugomba kubikurikirana n'ukuntu arimo kwivuza. Ntabwo byoroshye mu by'ukuri, dukomeze guhohotera abantu mu by'ukuri pe. Dukomeze n'andi makuru rero tuyakomereze mu ntara y'Amajyepfo. Ni inkuru ifite umutwe ugira uti mu karere ka Muhanga umwarimu uvugwaho gushinja umunyeshuri w'imyaka 9 kumuroga arasabirwa kwimurwa aho yigisha. Umubyeyi w'umwana w'imyaka 9 wiga mu mwaka wa 2 mu ishuri ribanza rya Gatenge mu murenge wa Cyeza akarere ka Muhanga aravuga ko gushinjwa uburozi na mwarimu we byagize ingaruka kuri uwo mwana ku buryo abandi bana bamwitira umwana w'umurozi. Nyina w'umwana arasaba ko umwarimu wavuze ko umwana we yamuroze yimurwa ku kigo yigishaho, akanagaragaza ko kwita umurozi umwana we hari ingaruka byamugizeho. Yagize ati umwana wanjye, abana banjye, abandi bana baramufata bakavuga ngo dore wa mwana w'umurozi waroze mwarimu. Uwo mubyeyi yakomeje agira ati icyifuzo cyanjye ni uko umwana wanjye yasubizwa agaciro nanjye nkagasubizwa kubera iryo harabika, cyangwa bamukure kuri icyo kigo. Niba yumva turoga azajye ku kigo kitaroga. Nyina w'uwo mwana yunzemo ati umwana wanjye niba bumva ari ikibazo bamumpe mujyane ku kindi kigo, njyewe mfite intimba n'agahinda. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyeza Musabwa Aimable yabwiye Radio 1 dukesha iyi nkuru ko uwo mwarimu ushinjwa gushinja umunyeshuri we kumuroga agomba kujyanwa kwa muganga kugira ngo hasuzumwe ubuzima bwo mu mutwe. Ati twasanze mwarimu ari ufite ikibazo kuko ibisobanuro avuga ko ngo hari ahantu atagomba kunyura kuko bamubwiye ko bahamurogeye, ngo baramuhanuriye ngo nawe arabibona. Icyo twihutiye gukora twafashe uriya mwana avuga ko ari we umutera ikibazo tumujyana mu ishuri atigishamo. Umusabwa akomeza avuga ko umwarimu agomba gusuzumwa hakarebwa niba nta kibazo afite kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ati ni ukuvugana n'umuryango we bakamujyana kwa muganga. Ntabwo byoroshye. Dusoreze kuri no nkuru hariya mahanga ya kure. Perezida Bashar al-Assad yahunze igihugu. Perezida Bashar al-Assad yahunze umurwa mukuru wa Damascus mu ndege yerekeje ahantu hatazwi, nk'uko byatangajwe n'abasirikare bakuru 2 b'ingabo za Syria kuri iki cyumweru, bavugana n'ibiro ntaramakuru Reuters ndetse na Rami Abdulrahman wo mu kigo cya Syria gishinzwe uburenganzira bwa muntu aganira na AFP. Ubuyobozi bw'ingabo za Syria bwamenyesheje abasirikare ko ubutegetsi bwa Assad bw'imyaka 24 bwarangiye, kuko umusirikare mukuru wa Syria wamenyeshejwe icyo gikorwa yabitangarije Reuters amasaha make mbere y'inyeshyamba zavuze ko zimaze kwigarurira umujyi ukomeye wa Homs nyuma y'umunsi umwe gusa w'imirwano, ni nyuma yo gufata Aleppo na Hama. Izi nyeshyamba zanatangaje ko zafashe umurwa mukuru zitangaza
itembagara rya guverinoma ya Assad. Minisitiri w'intebe Mohammad Ghazi al-Jalali yagaragaje ko guverinoma yiteguye guhereza ikiganza inyeshyamba no gushyikiriza ububasha guverinoma y'inzibacyuho. Nangaha dusoreje amakuru twari twabateguriye, twizera ko twabateguriye yabagendekeye neza, mukomeze mugire ibihe byiza cyane, bye bye.